ndagushimiye ufashe umwanya wawe ukaba ukurikiranye Rwanda One TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba turi kumwe nawe. Kuri wowe utarakora subscribe nagira ngo uyikore rwose aka kanya, nicyo gihe rwose cyo kubana natwe kuri Rwanda One TV, channel nziza kugezaho amakuru y'imikino wifuza ku buryo buryoshye cyane rwose. Niyo mpamvu tuba tugusaba gukora subscribe. Kandi aho handitse subscribe rwose twara no kukazogera rwose ujye ubona amakuru yacu tukiyashyiraho, amakuru aryoshye cyane. Ni amakuru tugiye guhera kuri Kizigenza Lionel Messi, umwe mu basore bagiye bayoboye isi mu mupira w'amaguru rwose, nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru ari kumuvugaho rero n'utundi duhigo none yagiye aca. Iwabo mu gihugu cya Argentina bakaba bamwitiriye stade ikipe y'igihugu ikoraho imyitozo kabisa, Lionel Messi Stadium rwose. Stade yubatswe mu 1984 ikorerwaho imyitozo n'ikipe ya Argentina rwose. Bahise bayitirira uyu mugabo w'umunyabigwi muri Argentina, Lionel Messi Andreas Coutinho rwose. Baravuga ati wahesheje igihugu cyacu ishema rwose, nawe kirira tuguhishimwe twita stade yacu izina ryawe. Nkuko mubizi, Lionel Messi ni umwe muri babiri bayoboye isi cya batatu ntago yaburamo. Ni umwe mu bayoboye isi mu mupira w'amaguru rwose kabisa. Nkuko bigaragara aherutse kubahesha igikombe cy'isi mu tariki 18 z'ukwezi kwa 12 rwose 2022 umwaka ushize rwose. Yabahesheje igikombe cy'isi cye cya mbere rwose. Nicyo kintu cyagisigaye yari ataraha Argentina, ariko none nacyo arakihaye rwose. Ubu nta nawe yavuga ko arizo nzozi ze, none ageze naho bamwitira stade rwose. Urumva ko rwose ari kugenda atera imbere, ko nubwo kariyeri iri kugenda ijya imbere ariko ijya ahantu heza kabisa. Genda cuduhigo tumwe, genda bamwitirira ibikorwa bimwe na bimwe nk'umunyabigwi muri football rwose ku isi yose. Ariko wenda nawe dushobora kumwumva wenda mu bihugu byinshi kugenda bamwitira amastade n'abana bari kuvuka kabisa. Messi n'abana benshi cyane